Byishi. Amafaranga me bivuga iki? Amafaranga me. Ibyo nagutumye biri he? Nyine mabuja ndagiye manuza amavuta. Maje kuyamanuza. Ngoze mu mufuka ndayaba. Nyine mbura amafaranga. Nje ndebe inzira yose nimba nayataye ntago mbizi. Ntago rwose. Ntago. Nimba nayibagiye muri salo ahubwo nawe mwambona. Kwenda kwinjiza none umba warire pe. Byishi. Karame. Byishimo. Karame mawe. Byishimo. Karame mawe. Byishi. Karame mawe. Wamaga inshuro zingahe? Eshatu cyangwa enye. Nyarebye ari. Buri gatumwa hari umuntu waba warakuntumyeho. Urazenguruka muri umujyi wa Kigali ubona ko ugomba kuruhukira kwa Teddy ku buryo unzanaho yaba data Mungu wangu. Uri iki mu buzima bwawe? Uri iki muze nicyo mubwira. Byinshi uri iki? Bose naye ntabwo nzi cyo nicyo pe. Amafaranga yagiye kuntu uvuga ngo amafaranga me yabaye ihene. Waya ihene ni yakwatira yamira. Kuja ngo amafaranga me ihene niyo nzi kwivuga me ni ihene yayamize. Nyine urabona kuntu byagenze uzi ko none wayamaye naye ndi gukoropara ku irembo. Njewe ndagiye njya muri butike. Ndavuga ati mu amavuta mumena kiriya kinini. Ngiye kwishyura banda yabuze. Ndavuga ati sungo amafaranga nangiye yabagiye. Barambwira ati rero wenda waba yataye mu nzira. Manuka mu nzira hose nza gutya ndeba ahantu hose. Yewe nanicaye n'agatoroshi kumano. Ndayabura. Ubu rero narimvuze ati wenda reka ngera aha ngaho mbabaze. Nimba wenda yaba yasigaye muri salo cyangwa se yaba yasigaye na kooperaga. Ahubwo rwose ntayo mwambona. Akose ukamubaze. Bajyaga bavuga ngo hari abantu bakurira ubusa. Nuko kubona ukureshya sha uri mu mateka yanjye nyine ndishimye nago wakumva ukuntu umeze. Gute se? Ubu se ndabivuga gute? Ni njyewe zera umwana wande wasangiye nawe. Ibintu nahoraga mbitekereza mana yo mwijuru we. Mbazanga impamvu nabitekerezaga niyihe? Yes. Niwajya guma n'isaha nimwe kwa turi kumwe. Ariko we wanyihamagariye ngo ngo tujye gusangira. Jesus. Ahari hano nahoraga marota n'ubwa mbere ninjiyemo nibazaga nyine ikintu cyazatuma ari hano magera. Gusa ntago wabyumva. Ntago ari ibintu birenze zera. Sibyo no gusangira na mbere hose twari inshuti bisanzwe. Sibyo? Kujya gusangira rero. Birani ibyo ubonye. Mana yanjye icyumweru cyose ibintu ndabigenderaho. Usende kwibaza ndagira mu rugo ndyame. Iyi myenda nyine ngiye kugenda mite nyimanika hariya. Ko nzanyire nzamita nibuka ko nari ndi kumwe na Willy. Nyine nzamita niva nkaho n'ubundi nkiri kumwe na Willy. Wanejeje. Ego. Muri iyi si nyine umuntu mbura ni wowe. Ndakubura nyine uzigake uramutse umbwiye ijambo rimwe nyine ijambo zinayenegereje. Ukambwira ati subu niki wamburana? Imbaraga z'urukundo ndazizi. Sibyo? Mba mbyumva kandi mba mwumva. Ariko gusa reka tubitege igihe. Nuko kubona uko umeze umuntu akagira ngo urumo kumbura igicucu cya kindi cyo hanyuma y'ibindi bicucu. Byinshi reka nkubwire mbabare ngo imbere. Bebe. Singwe n'Imana yo mwijuru. Ese mabuja. Kose tubigenze gute? Uranshaka? Urangarutse mu maso byinshi? Ntago kugaruka mu maso nyine ndi kubaza. Mva imbere uko biri bugende n'injye ukuzi. Ese mabuja urankata. Ukuri rwose ndakwigiza. Hano narambaje ikindi kibwana cy'ingurube kandi naravuye kuko no kwezi nigushira nyine ni mu mpemba nyine nzahita mbonyohereza. Ndakwinyize rwose base nzangata mu kwezi gutaha. Kabugaguri ibwana birenga inzijana. Wintera iseseme.
wintera iseseme ntustresse kuko ibintu biri kuri uyu mutwe wanjye byinshi ni byinshi cyane basi mbabarira ku buryo ntabwo nshobora gufata ibyo nikoreye by'umuryango wanjye wenda ndagize nikorera iby'ikintu natoraguye kintu kiri aho ngaho debile ase nkite ese none ndarwita ngo cy'ururumbo untera iseseme gusa uritera shamutwe uko kimeze sindwe n'Imana igihe gihishe byinshi usibye no gusohoka ntacyo nagukorera mfite ubushobozi ntiwumve ko ari ibintu birenze rero nizi biri numbeshye wanekerejeho nyine gute kugira ngo umbwire ngo dusohokane tujye gusangira lunch nyine wabitekereje gute wigomwa akazi ufite inshuti nyinshi deja z'abakobwa kandi beza uhitemo nyine yuko ari ngiye tugomba kujya gusangira lunch kubitekereza ni ibintu bisanzwe kuko nzi neza yuko nawe bishyiramo imbaraga nakuba utagize wanyitayeho niwe mukobwa w'amagara kenshi gashoboka rero mbona ko nawe uri umuntu ngomba kukuha icyubahiro cyawe nkanabikubahira gusangira nawe rero byanshimishije nta kibazo shamba ikintu cyarangaje nyine abantu bose bari kutubwira ati shamba ufite couple nziza batazi ko nyine ibyo bibwira atari ibyo si bizagerwaho ryari koko nibyo nagarutseho mu kanya tubitega igihe bizaza biri ni ikibasi njye nakora nyine kugira ngo ubone ko ngukunda zera nta kintu utakoze nyine ni ikibasi nakora kugira ngo nawe unkunde kuko ngukunda urabizi nawe ariko nyine ko unkunda ariko nibyo mara nkubwira ko urukundo umuntu atarwirukankana bizaza gake gake nzagize ryari se gutegereza kwihangana nta nubwo wangiriye impuhwe okay ndabikwemereye wow njye rero tugiye gukundana ndakubwiye ngo ndabikwemereye ariko mu ibanga mana we ntago wakumva ukuntu nyine nishimye ndabikwemereye ariko mu ibanga it's okay ntacyo bitwaye ntago nyine wakumva ukuntu nishimye ewa mugenda nanjye igipangu nkiyobora undi ku mupaturo bisabye kamawe shaka byishimo mbashaka byinshi hakuri he imodoka yanjye wayogeje cyangwa kandi n'izo myenda zifura yicara gutya se gutya ubundi bagira tayari mbashaka byinshi wowe uzi ibirenge sha wemba iki aho ushaka gukira koko ni byiza Jean, waheze. Ese byinshi urimo kuvugana nande? Jean, uko nyine ndi kuririmba nta muntu neza ari umuranga koko. Hanyuma se ibyo urimo kunywa mu kirahure ndeba ni ibiki? Nibiki? Akira gatebo wica. Ndakubaza ni iki kiri mu kirahure urimo kunywa? Utangiye kumenyera mu binyobwa byanjye ubwo samarura uri munywa samarura neza amarura ni ibiki muri icyo kirahure harimo iki mahora iki sana hano mu sa
bajya bavuga ngo wapfuye hose ese byinshi urimo kunywera icyayi mu kirahure awe none se icyayi mu kirahure birasobanura iki njyewe nyine narebye ikintu cya nyine cyari cyasigaye ndavuga ati njyaho yewe shazira umva shari mfite ikibazo sinzi ukuntu nabikubwira maranye iminsi ikibazo se turi inshuti nyine niyo mpamvu ndi hano ngo nkumve ukuntu wamumagarisha bishobora kuba bikaze umva uri inshuti yanjye nta kintu naguhisha maze iminsi urumva maze kwirenza amezi 2 ntajya mu mihango urumva noneho ndimo kwibaza ikibazo nawe mfite byanyubiye nese nyine urahuricaye gutyo gusa utazi ikibazo ufite amezi 2 none se imva ndi mu bihe bitanyoroheye nyine sigaye narakonje sigaye no macaka kuryama gusa naniwe urumva ibiryo byarananiye uzi ko nakundaga inyama sigaye mu rugo zikaranga ahantu hose nkumva ngiye kuruka none uzi ko nakundaga inzoga ntubizi none ubu ngubu sinshobora gusoma n'agashito ndanayireba nkamukorwa asivava wavuye mu mandazi ubwo urumva ibyo bintu nyine ugomba kubyumva gutyo gusa ukabyicarana nta musore se mwabonanye sha umva nawe mbese nimba ntawe ufite ubwoba bw'iki gusa inama nakugira ni imwe yo kujya kwa muganga nyine ukamakinga sure ko ibintu uri gutekereza bishobora kuba ari byo ubu se usanze ari by'agahinda waba uteye mama wawe waga umwana we ibyo wibi mwana we umva mama namuhemukiye mu bintu byinshi naramubabaje mama wanjye ariko ibyo ntabwo yabyakira umva nkubwire Imana imbabarire gusa bibatari byo ariko kundi umuntu nyine yirwarira bibra aho ngaho nisukuno none se ibaze ndicara umva imbeho ndashaka kujya kuzuba umva buri kanya numva nshaka kumukorwa urumva nkumva ntaki uzi ukuntu nakundaga inzoga kugira ngo n'ubundi jambo cyasigaye mu kimena twati njyaho kujya mu kimene kirekana kimwe urumva niho rero ajyaga mbona nyamusuka amanga bigasa gutya nabwo atereka bashimye tuno dukombe gusa cyakora nanjye biraryoshye rwose yabyesheje uri kibura buryo nese ndakubwiye ko unywera icyayi mu kirahure ntabwo se amatasa anywerwa mu icyayi biyazi ese njya mbona mwe mu binywa none se tuba twasutsemo icyayi harimo ibiki yabyeshe cyakora reka nkubwire aho bigeze ntabwo nzongera kukurakarira uri igicucu uri kiribura buryo uri kirofa mbese uri ibintu bibi byose biba ku isi nk'ubwo icyo kirahure kuzi ko bakinyweramo ji cyokora n'amazi wenda wanyweshamo usukamo icyayi nibura se wagishyizemo gishyushye se oya gishyushye cyane gishyushye cyakotsaye cyakwica yego nyagasani ese unana ko umwanya wo kugishyushya ni cya kintu cyari cyasigaye mu isafuriya ariko rero ibintu biraryoha rwose nawe ndi kuvuga ati rwose pe gusa cyakora umbabarire nyine njye navuze ati nyine nanjye ubwo nasigaye aha ngaha reka numve ko nk'abapaturo babaho babaho neza mva gusobanurira ibyo birahure babinywesha juice amazi icyayi bagishyira mu matasi cyangwa mu gikombe cya plastique hanyuma winjira mu birahure byanjye gute ko nakubwiye kumenyera kuruta uko wamenyereye ibere byakonjeje rya nyoko niko yakuvunirwa umuheto nyine icyo kintu ntabwo nshaka ibigambo byinshi ndakubwiye ngo wowe ubwa mbere n'ubwa nyuma mubona mu birahure byanjye kandi narakubwiye ngo ugira akamenyero wanga kumva umuhungu we iki ngiki nyine nari ndi gucyoza ndavuga ati reka mbaza n'uri inkwera bifite ko cyanduye ubundi nyogereze rimwe uzi ko nakwihoreye ukigira akaraha kajya gusa ko mabuja nyine mbabarire nyine ntabwo nari mbizi tugenda nzi ko nyine ibintu byaryo byose n'undi wakwinywera nyine nta kibazo haguruka ugende ubuze icyo bwagotomera ibyo gutomera ugenda ucyoze nurangiza ugisubize mu kabati dore ko kimwe ikinanteye n'iseseme isuku runyohereza ntabwo cyagera mu nda umuntu kimwe bigenda bica inyuma y'uruntu bimbere byinshi bintera iseseme inzoga singisomaho urumva
noneho n'icyongeyeho kuri ibyo singishaka kuva mu rugo banumva nakigera mu cyumba nk'iryamira. Ni se buri ntabwo mwawe nyine mwarabonanye wenda ndakuba mwaratandukanye ndakamba umugaruye uti none ubwo urabireka gutyo gusa wajye kwa muganga. Reka nkubwire sha umva ubu nafashe umwanzuro nanjye ariko se nkaba narayikuye hehe iyo nda. Nyine nanjye nicyo kibazo ndi kwibaza ukuntu wahangayitse gutyo uzi koko ntabyo wakoze. Nta muntu twigeze dukora n'ibyo bintu umuntu dore kubikora ni umujama w'umushiti wanjye nyine twari twasangiye. Shazera uri inshuti yanjye Imana magara ariko Imana yo mu ijuru nsenga imbabarire ibi bintu ntibibe ari byo kuko mama wanjye mama uzi n'ukuntu nawe nkunda yakwiyahura bya namukoreye ni byinshi ariko no kuri iyi nshuro ntabambuza umubyeyi pe. Shava waba umubabaje ariko uretse na mama wawe nanjye waba umbabaje. Ese ubu ndabigenza gusa nyine Imana imbabarire. None uzi ikintu se kirenzeho kibabaje kurusha ibindi ibaze kuba utazi n'umuntu waba araguteye inda nicyo kintu kibabaje. Ese umva biratangaje wa muga hari ikintu nibutse. Iki se Mana we hari ikintu nibutse. Imana imbabarire ibyo nkeka ntibiba ari byo we Mana nyine mbwira ni ibiki se basi. None mama wanjye yanyica we Mana najya hehe. Imana imbabarire ibintu ni ibiki Vava ntiba ari byo. Sera reka dutahe nzakubwira. Mwamikazi. Bimeze bite se nyine? Bana bimeze bite? None ko cyane. Yesu ubwo mu bikiko mbonye kwikanga. Ndi gutegura intebe ku mwamikazi naho yicara. Rwose mwamikazi. Kuva ryari se ndi mwamikazi musore? None nawe mawe wanjye mutoya. Meze bite se? Shanari. Intara kabisku nzaniye none. Reka ntabwo nabyitayeho nari nibereye muri gahunda zanjye. Uretse nanjye nzongera gukingurira. Songera kunkingurira se iki gipangu ni cyawe? Iki gipangu ni icyanjye. Sibamwe ngo ugiza nijoro sinkajye nkukingurira. Ngiki? Sibamwe ngo ugiza nijoro sinkajye nkukingurira. None barabikubwiye ariko nta burenganzira ufite bwo kwanga kunkingurira iwacu. Haze ndenge niba. Ubundi ahangaha ndayamfata yaye mategeko ndeka yaye. Shamba ubundi giko ibyawe mahoje nawe nuko ubundi wamaherezo yahangaha nayaye. Ariko we ubundi byinshi wa mugani hari ikindi kintu nshaka kukubaza. Babarira umbwire. Kandi ibintu byo kubaza ndi serious no batonye ngo ni bwa bugoryi bwawe bw'ubucucu uvuga hano ngiye butamara agaciro. Nanjye nta bintu by'ubwo ngenge ngira. Byose bari faster biguruka. Ko nyimba ndi kumiguruka. Niba nkubwiye ngo icara tuvuga mubaze ibintu kandi biri serious. Ugomba kuba nawe serious. Umva no kumbaza ibintu ntakanzaniye. Nyine ceceka nkubaza ndaza kukaguha ufite icyo kibazo. Byishimo baruri mbwire. Ryajuro unkingurira. Sibyo mama yakubwiye ngo ntunkingurire. Urabyibuka? Ese amajoro kari menshi ukingurwa na myariri. Ibuka ari nijoro nzana n'umumotari urumva uhamagara kuri telefone ukaza ukankingurira urumva nambaye ikanzu y'umutuku. Ibyo gihe urabyibuka? To cyaje ari nijoro cyane. Cyaje bari wasinda aho sinda nawe urakatsinda. Umva nyine nkubaze. Umumotari wambwira umumotari wanzanye waba waramubonye? Ariko none agekera kuza ko byishimo narari. Heze namubonye.
asubwa icyo nkumajije gisekeje muri byose ni iki ko none waruwe tujye tubyisha ukuri umumotari niwe mwazanye nteze nari kugira byari nijoro ari mu bikasike ndekaye abandi sinakubeshya kandi ababizi ibanga nicyo nibagiwe icyo nakoze okay heza wabishakiraga iki oya nabishaka Karame ntabire Karame